koko keriya niwe wankora ibintu bimeze gutya. Siko ngukunda se. Nawe ndagukunda. Kandi noneho uzambabarira. Umva. Gahunda yo kugira umugore. Ndategereje. Ahubwo cyakoze nzakubera umugore mwiza man. Sinjye uzarota tubanye. Bigishije kuri. Uzankunda. Uzanyubahisha. Cyane. Cyane nzakubahisha ukiri umugore wa mbere ku isi. We gusa utazanengo. Ako sheri hagati aho ngaho rero amasaha yagiye kandi urabizi mu rugo ukuntu biba bimeze. Ese wanzanye hanga mu rugo kugira ngo duhite tugenda. Oya pe ihangane uzi noneho papa aramutse agusanze hanga ntaranerekana umusheri. Yahita avuga ko bya bindi by'abakobwa bubu nyine. Urabizi ko nkunda se byo ejo tuzaba turi kumwe. Nimugoroba turi buvugane. Kuri cyiza. Nawe mwiza sheri. Ndagukunda. Nawe ndagukunda. Ngaho reka tugendere nkwerekeze sibyo. Ariko icyo kintu kizirikane ko gahunda yo kubana yo ndayikomeje. Telefone yanjye sigiye ndacyitaho tugende nkwerekeze sibyo. Nari reka mbanze nsezera bo mu nzu nta kibazo. Sheri uririrwa ujya kubaseze ubwo subwo bize gute niba papa ataciye mu gikari. Tugende. Naho uri cyiza. Kunda. Ndagukunda sheri. Tugende papa ataciye. Si wanyizezaga ndayibonye. Warakoze kungarura mu buzima. Oya ntabwo umukuru wanjye yapfa rwose. Oya have have. Kise kandi wakuri wigenda. Ufite icyo kibazo kuri gutekereza cyane. Urakira. Ahandi niya. Humura urakira. Ahandi niya. Urakira. Ahandi niya. Urakira. Ahandi niya. Urakira humura. Urinde. Yewe ndi wa mudamu wagiriye neza. Ahandi niya. Kwa mudugudu. Kwa mudugudu we. Yenda umugore wa mudugudu. Kuguru kare kundya. Urakira. Nabaye iki ko numva. Umugore wawe yari yakuroze ariko urakira. Ubu buvuzi nabukwiye kuri papa wanjye ntago wareka gukira rwose kuko ndabizi. Ihangane rwose. Yari yandoze. Yari yakuroze yakuregeye mu cyayi. Nageze hano gute? Bakuzanye bagutwaye mu maboko. Ahubwo reka njye kubabwira. Oya. Niba yari yandoze. Kuri wanjye ranyanga. Noneho. Ntabwo nzi neza niba ari wabikoze koko. Noneho wowe babwire ko napfuye. Babwire ko wapfuye kandi wari wakize. Babwire ko napfuye ari impamvu mubwiye gutyo. Ngiye nsohoka babwire ko napfuye. Nibyo ushaka. Nibyo nshaka. Nta kibazo. Genda babwire. Sibe n'ibikino no maze. Reka njye kwireba intumbi ya mukuru wanjye. Oya buretse. Allo. Keribiti. Amakuru. Suri hehe kumaze icyumweru utari mu rugo we? Biti. Mwajyanye hise. Umva rero mwihorere yizane ntago mushaka no hano hari ibibazo biri mu rugo sibyo. Mwihorere ugende ujye kwita ku mukecuru.
oya jya unyumva nka mushiki wawe nkubwiye kujya kwita ku mukecuru ujya mu rugo niba mvuze ngo taha mwihorera arizana cyangwa umutegere moto oya nugera mu rugo ibindi turabivugana ndaza kugusobanurira byose ku murongo sawa sinkubone hano ariko wimbaza impamvu ndaza kubikubwira sawa wamugore uri muzima ntabwo mbwiye ko mukuru wanjye yapfuye umura ni muzima nawe umura rwose yakoze Imana irasubiza Mago ntabwo icyubahiro pe kubunganira umuvandimwe wanjye Magorwa akaba ari muzima ndagushimira nteye isengesho kuri uyu munsi kugira ngo Mana kwereka ko mwishimiye kungara umuvandimwe ukuri Imana irahabaye ese kuki wambeshye ntago nakubeshye wagira ngo nanjye kuko niyahura oya ntago ari kwiyahura Magorwa yambujije kuvuga ko akiri muzima nese Mago umeze ute Olivier mfite abanzi benshi turi umugore wanjye nishakiye yampaye icyayi ibyo bibinyibutsa n'ingewe wabibonaga ibyo byawe byose mbibona ariko hagati aho ngaho yakize cyakoze wakoze mama wakoze kabisa ntakoze yo bwabaga ndagerageza mbona Magorwa ntabwo nayo kuzakira akagahinda pe mukomere uko waratorongeye se watashye ariko se Mana ishobora umwana wandekeye ngewe ntarongera ariko iwanyu nta bakuru babayo umwana we baba haba se bikureba iki wa mwana we reka nkubwire teko mbona utera birebire uzamuka uri kujyayo Imana imbabarire simvugane nawe ndi uri kujyayo nyine nanjye ndi kukubaza Magorwa mwana wa nawe uhari nawe uhari Olivier ntunere umujinya ndamubwire wa mwana we ikintu ushaka tujye duhora tuvuza induru umunsi ku munsi inde nandahije nani nduvuza induru noneho rero narakubwiye ngo niwanga kumbera umukobwa ukaba nka baba kazana njya numva mbikwereke se nkwereke ko nge Magadarina urumva utanzamurira kamere muko cyeshwa hari umva muko nundi munsi utazigera umenyera nge Magadarina nzi gucisha make nkumvikana naragukunze nubwo ibyo ukora byose ariko ntekereza ko uri umwana kuri nge utazamenyera Magorwa mwana wa Magorwa mwana wa ari hehe se mwanya yinjiye hariya mbonye nyokobuja mbonye yinjira mu ibyo byumba byanyu nta Magorwa umwana wanjye karame mwana wa numvise uri guhamagara Magorwa kandi Magorwa amaze igihe iki cyumweru cyose Magorwa sinigeze mubona mu rugo twagendeye rimwe umunsi ugenda na Magorwa nawe yahise agenda maze icyumweru hano nge na mabuja yaba Magorwa yaba murumuna wa Olivier bose nawe numwe tuheruka na Olivier yego nyabo ndi kumwe n'ura mugore wa Magorwa mabuja abana banje
mami ko mbona uhangayitse cyane. Oya mwana wa ngo Magorwa ntawe Olivier nta mwana koko urumva icyo atari ikibazo. Ariko mami wihangayika bara n'abantu bakuru. Bashaka kuba baragiye muri business zabo mu zindi gahunda nta wamenya, ariko icyo nzi cyo bara n'abantu bakuru nago bazimira. Ari Olivier ari Magorwa n'abantu bakuru. Ariko mwana wowe ntabwo ubona ibibera muri rugo koko ubu wavuga wowe biriya bintu ubona byoroshye. Abibona ariko nyine bimenya ko Olivier yamaze gukurana batari umwana n'ubwo ari muri umuna wa boss, ariko bose ni bakuru. Ariko icyo nzi cyaho bari na amahoro. Ahubwo reka manje kugutunganyiriza icyo kurya ndabona unaniwe. Nkutekere ka cyayi. Mwana ibyo ushaka gukora ibyo ngibyo ndeka nibaza. Ariko wihangayika muka cyaduhamagare twumve ko bari butwitabe. Ya telefone yanjye iri hehe nyabo? Ndanye kurebere ariko mbanzira aho ngaho. Ndabibonye mama arakoze mwana wanjye. Olivier Magorwa bose ngo nta Abuja. Bimeze bite? Bimeze neza. Ese ko ntacyo uri kwibwira? Ku bijyanye n'iki? Akanya ise wibagirwa se ubona amaso muteye injuga akagenda. Ako usibye ko nawe uzi kugorana ubu urumva nakwima amafaranga nyafite ko ayanyimasa rigakira n'icyaha gikomeye. Mbwira njyewe ngushyire hanze urebe. Oya winshyira hanze ariko menya yuko ntabyibagiwe. Ntabwo nabyibagiwe. Reba maso yambwiye ati tugire nta mafaranga ndabona akuvuye mu maso none umva bitangiye kumva nta mafaranga ndabona none se niba ari uyabuze basi wamaya y'amezi yanjye ko mba ndi mu kazi kandi udaheruka kumeba ahubwo uzi ibibazo ndimo ibibazo byo kuroga se gusa nibyo biri gutuma umbura amafaranga nzayaguhera rimwe yewe ntabyo kumera rimwe reba amezi amaze kuba 3 okay uzi n'ikindi uzi n'ikindi nuramuka ubivuze bizitwa ko umufatanya cyawe uzavuga uburyo wabibonye njyewe akira mabuja akira biraza kugukora bivuze ngo ushaka kunyambura niba udategereje ko nyabona ngo nyaguhe ugende ubivuge ngo wabire ubwo wayamariye muri ra miti washakaga uri kugura ushaka kuroga boss none uranyambuye amezi 3 nandi noneho ubuse unyambuye amezi 3 za miliyoni niba udashaka ko nyaguhera rimwe ugende ubivuge ubuze za miliyoni niba unyambuye amezi 3 genda bivuge nuko umbwiye hari ubwo nzi sinaje hano nk'umukozi ngusanga aha ntago nzi nanjye sinkuzi ariko uraje bibona ngiye kugukorera ubugome nanjye sonsuzuge ko ndi umukozi icyo mfa nuko uruwa ubwo nteke icyayi wari uhari sawa akira sawa uraza kubibona mwana we cyakoze mwana ntabwo icyubahiro pe ukuri uko nguhumeka gute gatege ni gake tuzi muracyari aho ngaho wa mukobwa wazanye n'amagorwa yatorongeye ahubwo yahuye n'ibibazo hari abantu bahuruye wa undi mirise kandi abaye umva yatorongeye abantu bahuruye muze tujye kumureba yagize ikibazo muze tujye kumureba muze tujye kumureba tuzadukemurira iki kibazo tuzaba baracyari muzima mwihorere nijya gushaka uriya mukobwa urabona yewe nubwo ibyabaye byose narwanaga n'umwuka wa nyuma ariko ibyabaga byose nabyumvaga bigize igisa n'iyerekwa uri kunyumva za nzozi zawe wambwiraga oya sinzi ahantu narindi nigeze kumva numva intoki z'umukobwa zinkozeho narindi kure cyane nimeze nk'umuntu uri muri koma ariko ibyabaga nabyumvaga nuko ntari mfite imbaraga zibasha kuvuga uri kunyumva gira igisa n'iyerekwa mbona umugore n'umukobwa bacukuye ibyobo bibiri uri kunyumva ariko icyobo cy'umukobwa cyari kirekire uri kunyumva
ariko cyari kirimo inzoka zikanibona hari umuntu bashaka gutamo kugira ngo zite zimumira. Muri kunyumva? Ariko icy'umugore cyari kigufi, ariko nacyo ubona hari umuntu ugomba kukigwamo. Icyo ryari yerekwa.